yarambwiye ngo aje inje mu bantu ngo ninzigere mvuga ko ari mama njye mwita mama Olivier cyangwa uzajya umbaza ko ari mama njye mvuga ko ari mukuru wanjye umuhungu azane telefone anyereke Porono amano kuri fata yari yazanye nimba yayivanzemo za warage mba yari mbese narayunyweye mpita nsinzira shiduka yankoresheje imibonano mpuzabitsina. Nizere ko mumeze neza cyane ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Amahoro y'Imana abane namwe, nitwa Patrick Mano ngiye kubakira mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi stories zitandukanye ni kuri yawe TV. Wakoze cyane gukora subscribe no kudukurikirana umunsi ku munsi, ni by'agaciro cyane kubagira. Mukomeze munogerwa n'ibiganiro tubagezaho nkuko mubibona kuri screen zanyu. Turi kumwe n'umukobwa tugiye kutuganira zo kumenya story imeze gute, baza kuba umenya nayahe makuru amugenza hano kuri yawe TV. Komeza kubana natwe kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa byinshi cyane. Tutanya tumuha ikaze, tugwa ikaze kuri yawe TV. Murakoze. Meze neza? Yego. Amahoro? N'amahoro. Watangira wibwira abadukurikiranye? Okay. Nitwa anywesha. Anywesha. Mu murenge wa Kigarama, kagari ka Kigarama. Yego. Umudugudu wa Mataba. Okay. Anje n'umwana, n'umukobwa, n'umugore, akora umwana. Oya? Ndumufiyemere. Rero umufiyemere. Kuri iyo myaka yawe ngaho ufite? 20. 20. Okay, hanyuma inkuru yawe isangiza abantu, yibwira abantu gute? Inkuru yanjye ni inkuru ivuga ku ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Yego. Byagenze gute? Ndi mutoya nibyo nibuka mfite nk'imyaka 8 na mama yarambyaye ansiga iwabo mu majyepfo. Yego. Mu gihe maze gukura yaraje aza kunsura nyine aranyibwira ambwira ko ari mama. Namubwira ngo rero ndashaka kujyana i Kigali njya kukwerekayo ba nyogosenge bawe. Ndamubwira ati se ba nyogosenge abangaba mbana nabo hano karibo nzi aribo ba nyogosenge banjye kandi bakambera na mama, ni gute ujya kunyereka abi i Kigali ba nyogosenge banjye? Nyine yarambwiye ngo ihangane uzujye kubareba bari kukumbaza cyane. Nanjye naramwemereye kuko nari numvise ngo ni mama kandi ari nabwo bwa mbere nari mubonye. Yego. Nyine twaraje kintu natazibagirwa ni ijambo rimwe yambwiye. Tugeze Nyabugogo tumaze kururuka imodoka tujye gukatisha izi Gikondo. Yarambwiye ngo aje inje mu bantu ngo ninzigere mvuga ko ari mama njye mwita mama Olivier cyangwa uzajya umbaza ko ari mama njye mvuga ko ari mukuru wanjye. Nasanze afite abandi bavandimwe nka 2 mufasha kubarera mu gihe cyo kugera ku ishuri mba ndindiyemo gakeya. Haciyemo nk'imyaka 2-3 nibwo nasubiye ku ishuri. Ariko ndadutangira sori gake uraza gutukomerezaho. Watubwiye mama gusa, papa we byari bimeze bite? Papa wanjye amakuru numvise niko bambwiye ko papa wanjye yapfuye. Yapfuye ndi mutoya mfite imyaka 2. Yego. Hanyuma komeza. Hanyuma ureza abavandimwe be bandi niho twari tugeze. Abavandimwe narabareze bigira ruguru. Nanjye nsubira mu ishuri ndiga. Noneho mu gihe cyo gukora icya leta nabajije mama ati se ko ngiye gukora icya leta wambwira amazina ya papa wanjye?
arambwiye ngo amazina ya papa wanjye ngo nzamusanga aho yagiye nyamubaze. Niko yakubwiye? Yego, ndamubwira ati se nzamusanga aho yagiye kandi ko naho nzi nzamukura hehe. Ngo genda ngo yanyereka ngo umuvandimwe we najyayo kumubaza akajya nkurakora. Ndamubwira ati so umuvandimwe. Yari musaza we? Umuvandimwe wa papa wanjye muri umuna we. Najya kumubaza amazina ya papa nawe akazajya nkurakora. Ndakubwira amazina ya papa wese mama yakubyaye yakubyaranye nawe yazayakubwiye. Bose bakaneragana nyine byose nkabyihorera. Nkabona umugabo ari kunkorakora kandi bambwira ko ari umuvandimwe wa papa. Nawe namwikuye mu mutwe kuko ntabwo umufata nk'umuvandimwe wa papa kandi ko najyaga kumubaza akambaza ibigambo byinshi bitamaye agaciro. Ishuri ndivuyemo. Warivuyemo udakoze icya leta? Yego, kuko ntabwo nari gukora ikizamini cya leta. Ntabwo mfite mbarizwa n'amazina ya papa mubonaho ngo mushushe nyine nkora icya leta. Narivuyemo njya kwikorera akazi ko mu rugo. Umuvandimwe yaragukorakoraga ariko ntagusubize ibyo wamubajije? Ntabwo yabinsubizaga. Nawe ndamwihorera ndigendera. Ngize nk'imyaka 14, 15 nagiye kwikorera akazi ko mu rugo. Nkajya nkora sevinga kuko numvaga ko nimba ishuri rindaniye numvaga ko ngiye niga nzaba umuhanzi cyangwa nkaba umupolisi. Izo nzozi zanjye numvaga ko nzageraho. Nyine ibyo byose ntabwo inzozi zanjye zigeze zibimamo keretse imwe nayo itaraba neza ariko nayo ndabizi zabimamo. Nkajya nsevinga nkajya nkora bakansevingira bakankunda. Utangiye gukora akazi ko mu rugo ufite imyaka ingahe? Utangiye gukora akazi ko mu rugo mfite imyaka 18. Yego. Nkajya nsevinga noneho nabaga hari ku Rwibutso ku Gisozi. Nabanaga n'umumama bita Ivete. Namuteye stories zanjye z'ukuntu ubuzima bwanjye nabayemo. Mama byaramubabaje arambwira ati rero Anje reka nkwigirire umwana wanjye ujye ngufasha mu cyo ushaka njye ngufasha nyine tubana nk'umubyeyi. Naramubwiye ati se ko nshaka gusubira mu ishuri wamfasha iki? Arambwira ati ngiye icyo nagufasha mfite mukuru wanjye uba mu majyaruguru nzamugupasa agende akwishyurira ishuri wige. Mugengezeyo nari gutangira 2018. Ubwo wari usubiye muri primaire? Nari ngiye gusubira muri primaire. Yego. Ngiye ku itariki 8 z'ukwa 12 nibwo nahasanze umusore waho. Nasanze yari yaragiye muri Uganda ariko numvaga bamuvuga uko nkajya muvuga ati so umusore bakunda kuvuga naba hano ni umuturanyi niki. Noneho mukuru w'uwo mubyeyi twabanaga ku Gisozi bagiye mu bukwe ku Gisenyi. Uwo musore abaraje aje ambwira ko bamwita Tuyizere. Nanjye nyine mubwira amazina yanjye. Arambwira ati rero ngo ndumva nagukunze. Ndamubwira ati so nkunze nkande? Mama araba atarankunze wowe ujya kunkunda. Uwo musore ariko akubwira? Ariko ambwira ngo yankunze. Nanjye ndamubwira ati nta kuntu nkunze na mama wambyaye atarankunze. Ibyo bintu ngo mbyiyumvemo kuko nahoraga nigunze ntavuga. Umva nta muntu wamvugisha mpora maze ndi njyenyine. Ubwo umusore asohoke agende azane telefone. Wanjye icyo gihe nta matelefone njyewe nabaga mfite
ko ntabwo nari nemerewe telefone. Bari barayikubujije aho wakoraga? Aho ngaho bari barayimbujije. Umuhungu azane telefone anyereke Porono. Amano kuri fata yari yazanye nimba yayivanzemo za warage mba yari mbese narayinyweye mpita nsinzira sinamenye. Wowe yakweretse Porono bishaka? Hoya yanyeretse nabishaka kuko na nubwo umva ntabwo nabishakaga. Nyine nanjye nashidutse yamaye ibiyobyabwenge shiduka yankoresheje imibonano mpuzabitsina. Ubwo yaransambanyije. Noneho icyo gihe nari ndi mu mihango yenda kuyivamo nibwo yaje aransambanya. Nyine nibwo nahise ntwara inda y'umwana bamwita Porono. None se wenda tutaragira kubyara ukanguka wisanze hehe? Nisanze mu cyumba kandi twari twicaye muri salo. Nisanze mu cyumba ngamyemo sanga imyenda nari nambaye ntago nyambaye niyoroshe kuvurori yonyine birancanga. Nyine ndavuga ati umuhungu banza yansambanyije. Yahise anakinga arafungura urufunguzo arusigamwe imbere. Mu gihe nkangukiye sanga yankoresheje imibonano mpuzabitsina. Warabimubwiye se akubwira ngo iki? Hashize igihe ndabimubwira kuko nabanje njya no mu bayobozi ndabibabwira baramufata. Aramubaza ati se kuki wasambanyije umwana? Arabihakana. Nanjye birancanga. Icyo gihe naravugaga ati se nzasubira mu rugo mama tutabanye neza. Mbese birancanga mva noneho bigera naho nshaka kwiyahura ariko ndabyirengagiza. Ndavuga ati singewe wa mbere njyenyine sinanjye wa nyuma kuko Imana izansoboza nzamubyara kandi nzabona icyo nzamwambika. Mu majyaruguru kuri sitasiyo ya polisi nari nashyizeho ikirego nyine. Barambwira kuko babonaga ndi mutoya barambwira ati kugira ngo kitwemeza kuko uri mukuru cyangwa uri mutoya cyangwa gusambanyije uri mukuru iwanyu ujya kuzana ibyangombwa by'amavuko y'abawe. Nasanze mama atarigeze ambaruza. Umva birancanga inda niko iba ari nkuru. Ndavuga ati Mana fasha ubwanjye ari ubwanjye nzabyikemurire. Wagiye gushaka ibyangombwa kuri polisi bagutumye birangira nabyo bibuze? Byarangiye mbibuze. Ariko ubona mama wahise umubwira ko wafashwe ku ngufu? Kuri polisi baramuhamagaye baramubwira ati umukobwa yafashwe ku ngufu. Kugira ngo mama abyumve ahubwo yaransetse arabakupa. Hanyuma noneho ibyangombwa birabuze byahakurikiye iki? Byakurikiyeho mama akajya nyanga indi kugeza amezi 2 3 ariko mba ndi mu nzu ndwaye. Kugira ngo mama mfashe kugira ngo ateke ngo ngaburire ahubwo akajya kugaburira abo ku gasozi njye akanyihorera. Mu gihe amasereri azashira nibwo navuze ati reka njye mbyuka njya gukora ibiraka bitandukanye kugira ngo n'umwana azavuke ari aho nigejeje. Ndakora ko mbonye igihumbi. Wari ugikora akazi ko mu rugo cyangwa wari nari narahasezeye natakigakora nyine. Naraje mu rugo mbana na mama akajya nkoresha ihohoterwa rikoreye mu rugo. Mama nk'ibikize yaranyangaga gateka kanyima ibyo kurya kugira ngo amfashe akajya guhamagara abo ku gasozi njyewe akanyihorera. Hajya wa musore wagufashe ku ngufu yari murumuna wa papa wawe byari bimeze bite? Oya uwo mfashe ku ngufu yakoraga mu majyaruguru. Uwo navugaga ni umubyeyi twabanye hariya ku rwibutso kuri polisi. Hanyuma mama wawe akajya gukorera ibyo bintu byose uhaba ari nako twite? Maba ariko nwite akushyira ikirego cyanjye mu mudugudu
nabo banca amazi bangakunshakira mituweli bangakunshakira indangamuntu mbabwira ukuntu imba ameze mu rugo nakajya banca amazi sinzi ukuntu nabonye mama bita mama Teta niwe wamfashije akajyana iwe akangaburira akangurira imyenda y'umwana ni nawe wamerekeje kwa muganga ngiye kubyara uwo mama niwe wagwerekeje ugiye kubyara agize imana sibigeze bama transferi nabyariye ku kigo nderabuzima cya Gikondo ariko icyo gihe watubwiye ko nta mituweli wari ufite byagenze gute nari mfite nasubije amaso inyuma nekereza hahandi nabaganyikiri mutoya nasubiye inda ifite amezi 8 nabo bakimara kumbona bahise banyamagana nta nubwo bigeze batuma ndara bahise bandebera ibyangombwa nakoreshaga kera nibyo bamaye nibyo naje njyana ku murenge bankorera banyoreza kujya kwifotoza ku kabindi bankorera na mituweli bakorana na mituweli mbere yo kubyara ariko yego kuryo wagiye kubyara ibyangombwa byose warabibonye yego hanyuma ujyanye kwa muganga n'uwo muturanye ari ugwerekeje mama yaje kugusura kwa muganga byaje kugenda mama kunsura kwa muganga yaraje aje akazajya aza yasinze agateza akavuyo mu bitaro bakajya bamusohora akajya hanze abo duturanye bakazajya baza kundeba kuva kwa muganga ninjye wizanye neruye umwana wanjye ninjye waje wa mama wari waragwerekeje se yagutayeyo ntabwo yantayeyo nawe yazaga kundeba muri icyo gihe bansezerera ku bitaro ntabwo yari ahari bituma nizana mu rugo Mbega n'uruhinja mu ntoki baranandoze ubwo baje kukuroga ryari se bwo baje kukuroga ryari utwite baje kukuroga wabyaye aho kukuroga ko byaje gute kundoga baranakudoze yego barandoze nagize ngo baranakuroze oya umwana yavutse umwana wanjye yavutse afite ikibyimba hano ku ibere none se wenda tutaragira wenda ku mwana yavutse uvuze kudoda ndibaza ngo wabyaye bakubaze kugira ngo bajye kubudoda byagenze bite nari nabyaye umwana munini baranyongerera yego umwana rero none yavukanye ikibyimba yavukanye ikibyimba ku ibere njya muri shehashika mama siyigeraga ngerayo aho ngerayo uko nagiyeyo niko nagarutse wavuye kubyara n'ubundi ukomeza uvuza umwana ihita nkomeza mu bigo yego hanyuma umwana uramuvuje ikibyimba cyaje gukira byaje kugenda ikibyimba cyaje gukira bamukishije mu byuma basanga ntago kiri imbere ahubwo kiri ku ruhu kajya bambwira ngo njye nkunda kumuheka cyane kizajya kigenda gishonga ngira imana ngira amahirwe umwana wanjye arakira inkovu nikiriho yonyine ubageje imyaka ingaho umwana afite imyaka 2 wa mugabo wagufashe ku ngufu yigeze kubungira kuvugana nawe ngo amenyamakuru yo byagenze bite kuva 2018 kugera ubu ngubu muri ntabwo turongera kuvugana hanyuma urabyaye urwaje umwana mama wawe noneho mwakomeje kubana gute mama n'ubu ngubu zibari induru ariko ubwanjye nkabyirengagiza nkamwihurira nkavuga ati se n'ubundi ko nta kintu wigeze umfasha kutaranamekera n'umwana kutaranerurira n'umwana agiye kuvuga nanjye nkavuga twateza umutekano muke muri karitsiye ndamwihorera niwe niyumva ko nkwiye kuba umwana we nanjye nkakwa kuba umubyeyi akambera umubyeyi niwe ku mutima we niwe ufite ikibimutera yego kubaho muri izo ntanganya n'umubyeyi ufite n'umwana ubuse umwana abayeho gute ubu wamusigiye nde umwana musigira mu baturanyi umusiga mu baturanyi kandi mama wahari yego hari umushinga nabonye hari umushinga bita hope abakobwa babyariye iwabo waraje uramfasha
unera inkunga yo kuzajya niga imashini. Ubu nibyo nimugiyeho. Bugize kutubwira ko ari utuntu wakoraga ukajya usevinga 1000. Ibyo byaje kugera ugeze ku zihe ntego byagufashije iki byo? Ku ntego yanjye na sevingaga nkora akazi ko mu rugo yaramfashije kwishyura ibitaro. Amfasha ayandi aracyari kuri konti, azamfasha kuzagura imashini y'ubudozi. Ukurikije ibyo bihe wabayemo wanyuzemo bitari byoroshye, ubu noneho ubona ubuzima bufite uwuhe murongo? Ubuzima burya ubuzima ni ukwigirira icyizere. Iyo wigiriye icyizere ibihe byose birahinduka. Nimbona iyo mashini urakiga? Ndakiga. Nimbona iyo mashini nkayigura nkarangiza kwiga, ubuzima buzahinduka. Nanjye amashuri natize nzayahirira umwana wanjye nawe aziga. Hari n'abandi bana wenda cyangwa se abandi bantu baba badukurikiye nabo barahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo, ni iyihe nama ubagira ukurikije uko wabinyuzemo wowe? Inama nabagira ni ukwigirira icyizere. Wangwa n'umubyeyi wawe ariko ntabwo wakwangwa n'umuntu wo hanze. Abo dufatanyije ikibazo byo kwigirira icyizere. Yego. Hanyuma ugeze ko muza ku ntego wari ufite zo kuzaba umuhanzi, ibyo byaje kugenda bite? Ubu zigeze he? Kuba umuhanzi naririmbye indirimbo numva iri kugenda inzamo, nkajya nyirepeta, nkajya njya ku babizobereyemo bakamfasha, njya muri studio barayinsohorera. Yari indirimbo ifitanye isano n'ubuzima wanyuzemo? Yego, ari ifitanye isano n'ubuzima nanyuzemo. Yavuga ngo iki se? Mama. Yavuga kuri mama. Ubu muririmbaho ibiki ko mu byo watubwiye umuntu yakumva ko nta cyiza yagukoreye? Yo nakomoje ko kera yansize. Nayo byo nabivuzemo ati se mama ko wansize. Indirimbo warayikoze se? Yego. Waririmbye nubivuge? Akunda mama. Akunda mama. Akunda mama. Nibaza uko ejo nzabaho, iyo nakumburaga mama w'urukundo, umutima wanjye uhora ukumbaza. Iyi ndirimbo ndirimba ni yawe, ndamukumbura n'ukuri, ndamukumbura ndamukumbura, ndamukumbura n'ukuri, ndamukumbura mama w'urukundo. Nanjye sinzibagirwa iyo wandirimbiraga, twicaranye nkureba mu maso, naricaraga nibaza uko ejo nzabaho, iyo natekereza mama w'urukundo, n'ukuri ndamukumbura, umutima wanjye uhora ukumbaza. Mama w'urukundo, ndamukunda n'ukuri, ndamukunda. Iri joro ryose mpora nkurota mama w'urukundo, mbese uracyafite agaciro mu mutima wawe. Ndabizi urankumbuye, nanjye ndagukumbuye mama, umutima wanjye. Ni waba buri mu mahanga yose mama, nicyo gihuza umwana n'umubyeyi.
mubyeyi nkunda ndabizura nkunda mama w'urukundo njyewe nzagukunda ndamukunda nukuri ndamukunda nukuri ndamukunda mama w'urukundo. Umuntu wenda yumva yumvisha amagambo arimo neza ashobora kugira ngo wenda ntago mukibana mama ntago tukibana. uvugamo ukuntu mukumbuye unamukunda mwatandukanye ryari? Twatandukanye mu kwa mbere k'uyu mwaka. Yego. Agiye kuba hehe agusize mu buhe buryo yagiye arize impamvu zimujyanye? Mama njyewe nabonye abwira abavandimwe banjye ngo araho agiye kubera ngo tutavuganaga ntabwo nigeze mubaza ibintu byinshi. ntabwo mugeze muvugana ibintu byinshi kugeza n'ubu se muracyavugana umuheruka icyo gihe? Avugana n'abavandimwe njye ntabwo tuvugana. Ntabwo we muvugana? Avugana n'abo muvukana? Ese no kubera icyo ari wowe yahisemo ko mutumvikana byagenze bite? Byatewe n'iki? Impamvu yabaye iyihe nyamukuru? Icyo ntabwo mbizi, sinzi ikiri ku mutima we, ntabwo ibyo nabimenya. Wowe nta kosa uzi wakoze ku buryo wumva kwanga kandi abandi bavandimwe bo nta kibazo bafitanye? uba wumva uzongera kumubona? Mama aho yadusize niho tukiri, naza kutureba nzamubona. None se abavandimwe bawe ujya ubabaza niba bavugana iki? Abahehe ntabwo bajya bakurangiraho? Abaha iburasirazuba muri Kayonza. Ni haba? Aha basura hazi neza? Ntabwo mazi gusa numva ngo ni Kayonza. Abavandimwe bawe se bo barabonana? Ntabwo mbya mbabaza nimba babonana, ntabwo mbizi. Ubusobana nande? Mbana na murumuna wanjye na basaza banjye babiri. Iyo ndirimbo yawe umuntu yayishaka se yisanga he? Ufite YouTube channel? Ufite YouTube channel yanjye ni anywesha. Iyo ndirimbo iriho? Ndayishyiraho muri iki cyumweru. Ntabwo irajyaho? Nisohotse vuba. Ndayishyiraho muri iki cyumweru, ariko hari iriho bita inshuti nziza. YouTube channel yangu yitwa anywesha. Ni iki kiriho ku buryo umuntu atabona abanje benshi? Hariho ifoto yanjye. Hariho ifoto yawe. Indirimbo ngo iriho yitwa inshuti nziza. Waturirimba yose? Ntabwo waririmba udacuranze? Wambereye inshuti nziza, nahoraga ndeba mu mutima wanjye, ni wowe ndeba, nta wundi ndeba usibye wowe. Wambereye indoro nziza, nahoraga ndeba mu mutima wanjye, ni wowe ndeba, nta wundi ndeba usibye wowe. Wanyigamishije mu gituza cyuzuye ibyishimo, useguza ukuboko kuzuye urukundo, ni wowe nahaye intebe mu mutima wanjye kugira ngo wicaremo, kuko nawe uteze kugusimbura, uzahora uri number one. Nahagaze mu kirere ngo mbone ijuru n'isi, mbona nawe wasa nkawe. Ubushobozi bwo gukora indirimbo subukura hehe muri ubwo buzima waba utoroshye gutyo? Ubushobozi bwo gusohora indirimbo niko muri njyewe mba ngira ngo numve ko nuje mu mutwe. Ndavuga ibijyanye n'amafaranga. Iyo nakoze ibiraka mfite indirimbo yo gusa nyine ndayasevinga kugeza igihe nyine indirimbo bambwiye amafaranga ikorerwa, nkayasevinga yakuzura nkajya muri studio. Turimo turagana ku musozo rero.
iyo ndirimbo yawe uzayohereze link kuri ya nimero wandikiye yego kugira ngo munsi y'ikiganiro bashyire iyo link iyo ndirimbo ya mama iyo ndirimbo ya mama wari wayisohora se narayisohoye niko narayishyira ku nkoranyambaga nagura ashyira kuri YouTube ubu nuyishyiraho nyine uzoherezeho link cyangwa wohereze iyo ngiyo y'inshuti ni inshuti yo yindi waririmbye yego uzayohereze iyo link uzayohereze kuri ya nimero hanyuma bayigushyiriye munsi y'ikiganiro tugiranye turimo turagana ku musozo rero sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma ukayibutsa na YouTube channel yawe kugira ngo abantu wenda babe basanga ibyo bihangano byawe hanyuma tukagana ku musozo tukakureka ukajya mu zindi gahunda ufite. Murakoze nabwiye ko nitwa Anywesha YouTube channel yanjye yitwa Anywesha icyo nafasha vuga cyane icyo nasa YouTube channel yawe yitwa Anywesha yego icyo nasaba abakurikiye yawe TV niko bama ubushobozi yego nicyo ngicyo gusa yego kazajya bakorana subscribe wakoze cyane kutuganiriza rero yego murakoze namwe turabashimiye cyane mwari mukoze cyane ikiganiro cyacu reka tubabwire ngo mushyigikire Anywesha ni YouTube channel ye mukore subscribe mukore share murebe ibyo bihangano byo kugira ngo mubashe kumuteza imbere nawe muri ubuzima yanyuzemo butoroshye ndabashimiye cyane nitwa Patrick reka dusubire mu biganiro bya yawe TV by'ubutaha mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi amahoro y'Imana abane namwe